nimvuga bagiye bavuye mu Rwanda ntimubara Abanyamulenge n'Abanyamasisi n'Abanyarucuru bari n'abakongomani bazamani, kuko Abanyarucuru n'Abanyamasisi bagiyeyo ku ngoma ya Yuhi Gahima mu 1400 imbere yuko abazungu bajya muri Amerika. Abanyamasisi n'Abanyarucuru bariyo. Ibyo nyambwira abantu ngo yubwira umuntu wagiye mu 1400 ngo hano si wabo nuko utamenya amateka y'igihugu cyawe, ariko ibyo nabyo sinabarenganya kuko bari kure. Abanyamulenge nabo bagiye muri iyo periode, Abanyamasisi n'abandi babanje kugenda mbere, ariko Abanyamulenge benshi bagiye mu 1500 cyane cyane Abanyabyinshi n'abandi, kuko byinshi yari mu Rwanda. Ni umwuzukuru wo Yuhi Gahima wafashe Rucuru na Masisi. Bamara se wa Byinshi yari umuhungu wo Yuhi Gahima. Rero kiriya gihugu mujye mugisengera cyane kuko umukiro wacyo uzaba